injira harafunguye. Injira harafunguye. Se nta nubwo ufite kuko ibisambo byakwiwe umubyeyi wawe. Oya ntaho hanyuma. Ni byiza. Bikoze. Ni sawa. Igihe bari bohereje nyine bari bambwiye ko hari igitanda ufite hari inzu bwagikora. None se ko mbona uzanye umuhoro ni buryo uze kugira igitanda? Oya. Oya ibikoresho bine bagufite. Nako nari mbaye gutetse ari hanze kugira ngo nyine nemere neza ko hari akazi nyine bampamagare kugahari. Okay. So, nashakaga nyine nsa n'igitanda cyanjye. Ntacyo bitwaye kandi ariko kazi kanjye. Cyane ko kazi nkora. Ubundi niwe ujya kumva. Umuntu wese ushaka kumva publicity. Mane ndakora abandi ntibakore kazi. Ariko nukuri kw'Imana abasore barahanga. Okay. Ndashaka unkorera igitanda cyanjye gifite ikibazo. Nyine cyarangiritsemo gakeya. Ntacyo bitwaye wanyereka. Kwereka. Cyane ntacyo bitwaye kazi. Yandemere. Karibu wakinjira. Okay, ndari kabisa. Ya mabuja kumva ufite igitanda cyiza se sha. Se nk'uyu mwana wanjye rero kirakaka cyane ntabwo uri kubyumva. Kirakaka cyane. Nyine ndagira ngo umfashe. Ninde se wakigufungiye mabuja? Ibyo birakureba ubundi. Shayo. Kicyana wazanye no kugufungira iki gitanda. Ako buretse ndakwereka. Wowe mbwira rinde gusa. Iby'igitanda ntabwo bikureba. Icyambere nuko ufunga sinongere kumva nyine kinyeganyega. Hano mwaso ntabwo gikora. Ntabwo cyakatse. Ubuse ntabwo byumva. Telefone yanjye nayishyizeho akadogo. Ngenge no kugishambura cyose sibyo? Cyose. Nongere nyubake neza. Oya, none se. Nyine nashakaga urumva. Nashakaga ko ukigira neza. Cyane bikora pe ku kazi ndakazi kandi ndagashoboye kandi cyane. None se ubundi bikankubaze. Niko kazi konyine uzi hano se cyacitse. Hano hose na hano gutya hagati mbega urumva mbaye nkuryama gutya ntabwo uri kubyumva ukuntu bimeze hano ndanafunika cyane mbega birabangama mbega ndashaka ubikore mbega neza. Ntacyo bitwaye. None se ubundi ariko nakubajije ufite na tatuwaje? None se ubundi niko kazi konyine usanzwe ukora k'ibitanda gusa? Oya akazi kose ngenda gakora. Ndamamaza nkagurisha ibibanza nta kazi kabaho ndakora mabuja wanjye. Okay. Gusa mabuja hari ikintu ntakubwiye. Kimeze ute se kandi ngo wazanywe no gukora igitanda cyangwa ufite ibindi bintu byakuzanye? Wanteye irari. Biki? Wanteye irari. Yari se ntabwo mbyumva. Uje kunkorera igitanda none utangiye ngo baguteye ngo iki? Erega uri mwiza. Usiko ndi kureba ku kibero cyawe nkumva ahubwo ntagukorera kino gitanda. Nzakora igitanda nibyo byakuzanye. Waretse se ko nkana kugurira ikindi. Kangurira ikindi? None urarebye mbona ndusha amafaranga. Yes. Nzagikora ntabwo nzakwishyuza. Nzakiguha kino ukigira icyabana.
noneho uzajya kumuhonga igitanda. Se mabuja kurakaye. Higa ndumiwe koko. Uzajya naho ubundi se mabuja. Sha kino gitanda nyine bari bakigukoreye neza pe. Mva ahubwo se uvayo hano wumve ukuntu kino gitanda kimeze kuko urabona hano aha hantu uraryama ukumva uri kuvunika neza neza. Nanjye njyamyeho. Umva nyine ahangaha ukuntu hameze ariko se uyu musore wanyoherereje banza wumva aha hantu ukuntu hameze. Sinyanduza se ikibazo mabuja kana hari neza cyane. Usanzwe ufurira se? Umva ahangaha umva ukuntu hameze. Gahore nawe Uri kumva ukuntu kinyeganyega urumva? Ariko si ubundi ntabwo uri kubyumva ukuntu kimeze. Nabyumvisha mabuja. Dore mbese. Se mabuja. Sha noneho sinizere ko ari ibiro byawe byaba byarageze kino gitanda gutya kabisa. Umuntu nkawe mu minsi. Mu minsi? Byose byo mu minsi bijute kandi wazanywe no gukora igitanda. Cyane mabuja. Ahubwo se ibikoresho wazanye biri hehe ngo umfungire igitanda ko mbona wazanye umuhoro gusa? Umuhoro ni uri buze kumfungira igitanda. Ibikoresho ndabifite hano hanze kandi ndebe mbese. Ubirebe? Kandi ndabisara ku muryango hari ikibazo. Uretse kugenda amazu y'amase. Ubundi ariko nshobora kuba wankunze. Mane se. Sha nabuze n'icyo navuga. Kuva nagera hano wumve ko ijisho ryanjye ntandi ryari risa. Uri ni pokari? Rega ntabwo ariko kazi konyine. Mu muryango ndi kukureba rwose. Rega karagazi ntabwo ariko mpamvu konyine mabuja. Ni ukuri. Ufite akazi ukora? Yes, uri. Mva. Reka nkubwire. Nkigera hano nkibona ko ari wowe nje gukorera. Numvaga nubwo utampemba nakemera ngakora. Ukampemba kuko unkorera igitanda? Ntabwo wampembesha, ntabwo nguhembesha. Nyine ukampemba ko unkorera igitanda uranyumva? Kuguhembesha ntabwo nguhembesha ndagikora. N'amavisi yose yacitsemo. Ntabwo uri kubaza. Mva ariko urabeshya koko. None se igitanda ukagikorera umuntu? Yes. Abundi se mabuja. Si byiza. Kino gitanda ubundi baretse mbere yuko tugikora. Akabike? Akabike. Si ubwo urumva ari iki cyawe? Ahubwo manza unkorera igitanda ibindi turaza kuba twabijyamo nyuma. Ndamaze kunkorera igitanda usa ntabwo ubona ko cyangiritse. Mwese aho kugira n'ubundi tuze kugikora. Ntubizi se nitujya muri ya sisiteme twongere tucyangize. Ikiza ntabwo ari uko twabanza tukagikora. Nyine banza ugenda uzana ibikoresho tugikore ibindi turaza kubiganiraho nyuma. Cyane ariko uri mwiza. Thank you. Kadogo wanjye ibikoresho yanzaniye ako nawe ni ikigo cye. Shamse. Hari yakora ibintu neza. Naza banza nkorera igitanda. Mfite n'ibitotsi bana. Nzite se manyi. Ni fresh kabisa. Zikaragenda se. Yes. Nabizi ko ndi munyakazi. Aiwa. None nasimbuye Bruce Melody. Courage. Aiwa. Kakazi se ngo gute? Kaka niko kwa mabuje. Yes. Urebye ukuntu none. Kakazi. Man, sinabikubwira ngo byumve.
uramumabuje mani bazi ko namukoreye kumwishyuza bikanana Ekada. kubera ukuntu ari mwiza Mbari. rwose Bararinze gamani. aho bwose ndi kwibaza nk'ubu noneho narafashe ngica uruhande rumwe kugira ngo nibura njye ndeba ko yajya mpamagara buri munsi ngo ngewe mbyewe uko nabimukoreye nka gutyo ubu none yampamagaye narakisha igitanda cye kugira ko we namugirira ikibazo cyawe no kwaza neza ikibazo no kwaza neza amatsiko ikibazo no kwaza neza ntari bida uryo njya kuguteza ni cyane cyiza mani ibaze ko nacyegereye nkajya ngikora ku bisusu cyane n'ubwa mbere mbonye mu mabuje ngirira kubera ko uri mu mabuje we noneho ewa nayamanitse byarangiye ngiye kujya nirirwayo buri munsi iwe bashaka kumwegukana nta mugabo afite sara mwitana ahubwo ni icyana cyiza nta mugabo afite umugabo we akaba ari gukurikirana aya makamyo yiwe yagiye hanze ahubwo se umunsi yagutunguye ahubwo aho uravuga ati abaye gukurikirana umukamyo hanze umunsi yagutunguye umugabo we wicunga ntibibaho kandi abazi ko mba naje kumukorera igitanda noneho hari ukuntu tujya tubigenza nkamwegera mu gitanda sibyo mani nkabona nkozeho mvuga ati sha nta kibogari nkawe none namubwira ati sha nanjye kuko baranateruye mani baranateruye akazi se ngo tujyana ahubwo akazi cyangwa niho uri gusubira mugani wawe ubundi nsubiyeyo ahubwo upfe kunzanira bya bikoresho gusa ariko nuhagera kabimwe tongera wigendera ntari sha ntacyo bitwaye kabisa ahubwo wegenda unzanire bya bikoresho ntaribi nanjye reka ngerageze ndebe ukuntu nagerayo mbena namuganiriza urajya kuhagera tu ntaribi ewana ariko ikibazo nuko ushobora kuza kumva gitumba ntacyo ndabanza ngo utere kuhoro kuri fone ntaribi wese no ntaribi dukoreshe turi ahandi turi ahandi ku kazi genda uzanire bya bikoresho byose kabisa ntari ntutinde mari kadogo ntari sante kabisa uwo kadogo yanjye yanyohereje umuntu ntabwo nari nakubwiye ko ufite ikibazo cy'igitanda neretse ubimbwira yanyohereje umutipe w'ibogari nawe ndakuze wakuyemo yanyohereje umutipe w'ibogari mwiza mva ntiwabyumva yego se mbaza ngo byagenze uti agira inkuru yaraje ndamureba nyine umurebye gutyo agashamaje cyane pe ariko icyo numva waguyemo kandi muhadashamaje nawe urukundo rwawe rwa hafi rukundo nizere ko nawe wabonye umugabo mbwira ngeze ko uzi ko nshaka abatipe twihurira gutyo iby'abagabo ngewe nyamviraga kandi ubu yagize ngo ugiye kumbwira ubu twapanga agiye kuntamago ubwo ni wa mushinga wari guhamagara se cyane ntabwo uri n'umuntu twari dufitanye gahunda tubanza tuganire ntabwo naba nkimufashe uri kumpa inkuru umva rero yaraje njyana nyine mu cyumba cyanjye nawe ntunyobewe nambaye kakadobo k'agakabutura mva arandeba ati nagukunze nanjye nari maze gushira agiye kumuterekera amaso terekera amaso y'igise ko nawe ubwiwe nabonaga ameze gucira inkota nizere ko mwapanze dupanga ugiye vuga ngo nyine agiye gutamagura isi undi muzabikora kubana njyewe tubana umaze kumbwira ngo ni umusore mwiza ubogari urumva se yagucika umva cyangwa ushaka abikubitiraho bakigendera mba nshaka umuntu dupanga tugahuza tugakora ibyo dukora tukarangizanya sibasi we nawe ubona ariko nyine atabashaka ko wenda mwabana nawe ubona yumva ko yazajya aza kwikorera akigendera
ahubwo mu kanya araje rwose dusigaye tugirana gahunda za nimugoroba buri munsi buri nimugoroba akaza cyane mwamaze kuba bamwe we mwabaye umwe umva ukora ibintu fresh mu gitanda umushinye none amezi utera kuno mbona umbwira ati karagatipe mama karagatipe gakora ibintu nabi kuno mbonye umushinye yaraguhamije pe akora ibintu hahandi nsi asigaye agenda wantabaye byibura Uwiteka Imana ikamunyoherereza tekereza ko nsigaye nsenga sina n'ubu n'aka kanya umuntu mvuza buri munsi buri mugoroba aranuka wa mutipe hasi umukatira ubiboneye cyane iki ahubwo aje umuhararuke nese umuntu numva udafite gahunda yo kuba babana nawe so hari umuntu nkuriye n'umuhore sigira amatsiko yo kumubona yaba yaraje nkiri hano mu mwirebera mu kanya arabageza mu kanya numva aje nawe uramubona bahita ubyibwira ni umutipe se ashaka usubiye yaje wasa bwa mbere niwe wabaje kumbwira ko mukunda niwe wabikubwiye byagenze gute buriya umva twajyanye mu cyumba turaganira nkurira igitanda nyine nza mbona ni bogari nawe abasore ntubazi iyo babonye ko watakayeho shiri ya mbere Shafirika mubwire pe umuntu washimye umva inama yarakubwiye gukorera ubuzima kuno mbona abantu bose ubagaya ngo babikoze nabi ariko kuba umushimye ntabwo waje umuhararuke ntabwo wabyumva rwawe nawe rwose akose waretse Imana akaguta amago ubundi urukundo rusura mbese ibi ngibi muzabikora buzaza ryari warusura urukundo twakundanye n'urw'abakunzi turasenga abashyitsi banjye barakomanga Babuja injira ntabwo hafunze sha narigarutse gukora cya gitanda ariko cyari cyapfuye babuja sheri biki umva sheri